Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje inshuti zanjye, bene data bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ndabasuhuzeje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibishimire ibanezeze. Duhereje Imana icyubahiro, izinze ijoro ikazingura amanywa. Duhereje Imana icyubahiro, intwari ku rugamba. Duhereje Imana icyubahiro, yongeye kubikora. Duhereje Imana ivuze ngo baho ukabaho. Duhereje Imana icyubahiro, yuzuye urukundo n'imbabazi. Imana ishimwe. Muri iki gitondo turacyari mu ijambo ry'Imana rigira riti ibanga ryo kunesha. Ndakwifuriza kunesha ibyaha, ndakwifuriza kunesha ibikugerageza, ndakwifuriza kwakira intsinzi y'Imana. Muri kumwe na Bishop Leonira, mushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Kandi uzagaruke ushima Imana kubw'ibyo izaba yaragukoreye byose. Imana ishimwe. Hanyuma twavuze ku ngingo, tumaze kuvuga ku ngingo ebyiri. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ngingo ya gatatu. Tuvuga ingingo wahagararamo ni ukuri ikakubera ibanga ryo kunesha. Imana ishimwe. Mu ngingo twavuze ingingo ya gatatu ni ugutegereza kunesha wihanganye, ni ugutegereza intsinzi wihanganye, ni ugutegereza gutabarwa wihanganye, ni ugutegereza kwinjira muri victories yawe wihanganye. Imana ishimwe. Kwihangana ni intwaro yo kunesha. Kwihangana ni intwaro ikwihutisha kugera ku ntsinzi. Kwihangana ni ibanga ryo kunesha. Imana ishimwe cyane. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abaroma, ibice 5. Hanyuma dusome umurongo wa 4 twihuse. Handitse ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Imana ishimwe. Aha Pawulo avuze ibyo kwizera. Ntabwo wakihangana utizeye. Iyo utegereje ko umuntu ari bugukorera ikintu runaka mu buzima busanzwe, urihangana ukizera ko ibyo yakubwiye ari ukuri. Gusa tujya dutungurwa n'uko abantu twategerejeho ko baturengera, badutabara, kenshi ari bo bahinduka abagukoshona, bahinduka abagukoza isoni. Imana itugirire neza. Ariko Imana, iyo wizeye Imana ukihangana ukayitegereza, Imana iraza ni ukuri. Iraza. Turi abagabo bo kubihamya. Twarayibonye. Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane. Rero ingingo yo kwihangana ni kimwe mu ndangagaciro ziranga umukristo. Kwihangana ugategereza Imana, ukihangana ntuhubuke, ntubigihubutsi, ukihangana ugatumbira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ukihangana kugira patience, ukihangana ukavuga uti ndabizi Imana ntijya ibeshya, ndabizi Imana izandengera, ndabizi Imana izavuguruza imigambi y'ababisha banjye, ndabizi Imana izanteturura, ndabizi ibyo nabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Imana ishimwe cyane. Byarasohoye ku mukecuru Sara, arabyara ashaje, birasohora kuri Hana, nawe arabyara. Penina yamuzengereje, yaramutesheje agaciro, asigaye atabasha no kuvuga ngo ijwi risohoke, ariko Imana iramuteturira, imuha guheka Samweli, amujyana ishira, agaruka gushima Imana. Ntabwo ari wowe uzigirizaho nkana. Imana ihabwa icyubahiro. Icyo usabwa ni ukwihangana. Wihangane kandi wizere Imana. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 4 handitse ngo kandi kwihangana kugatera kunesha. Haleluya. Ariko haleluya, kwihangana kugatera kunesha. Imana ishimwe. Turacyavuga ibanga ryo gutsinda, ryo kunesha. Ibanga ryo kunesha ni ukwihangana. Ngo kandi kwihangana kugatera kugira gute yewe? Kugatera kunesha. Imana ishimwe. Nimba wajyaga ubirambirwa vuba, ubwo waratsinzwe, ntushobora kunesha ibikugerageza.
ndabizi ufata imyanzuro yihuse, ndabizi ubivamo vuba, ariko uyu munsi ijambo ry'Imana rikugiriye inama yo kwihangana, ngo kuko kwihangana gutera kunesha. Imana ishimwe. Komeza wihangane mubyeyi mwinyamwinye, wihanganire ikikugerageza. Ejo twaravuze ngo ubanze Imana mu kigeragezo, mu kibazo, mu rugamba uri mubanzemo Imana, nurangiza wihangane, kuko kwihangana gutera kunesha. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Kwa mbere twavuze yuko ugomba kwemera ko Imana ishobora byose. Imana ishimwe. Warangiza ukabanza Imana mu kibazo, kabiri ukihanganira ibikugerageza, ngo kuko kwihangana gutera kunesha. Imana nishimwe cyane. Hayo ni amabanga yo kunesha, iryo ni ibanga ryo kunesha, kuko kwihangana ngo gutera kunesha. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Kwihangana, 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 kwihangana kunaniye benshi. Kwihangana biranze. Abantu bose babaye abantu bahita birwanirira, ariko ijambo riravuze ngo kwihangana gutera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Haleluya. Iyo wageze kunesha, birushaho kukuzamura mu kindi kirero cyo kongera kureba ubwisa bw'Imana, ngo kuko kunesha bitera ibyiringiro. Kunesha bigutera no kuvuga Imana neza. Kunesha bituma ugaruka ugashima Imana, kuko Imana yakuneshereje urugamba. Ngo kunesha gutera ibyiringiro, kunesha gutuma uvuga uti ndabizi Imana yanjye iriho. Kunesha bituma uvuga uti ndabibonye Imana yanjye irakora. Ngo kunesha kugatera ibyiringiro. Imana ishimwe. Hari ubuhamya abantu bajya batambutsa mu matwi yawe, nawe bukagutera ibyiringiro, kuko baba bavuze ukuntu Imana yabaneshereje urugamba runaka. Imana ishimwe. Ngo kunesha gutera ibyiringiro. Ariko uyu munsi twavuze ngo kwihangana gutera kunesha, noneho ngo kunesha kugatera ibyiringiro yuko Yesu ariho kandi azakomeza gukora n'ibindi. Imana ishimwe. Ugendane kwihangana, kandi nawe waneshejwe n'Uwiteka Imana yawe, bikomeze kugutera kwiringira ko Imana izongera ikagaruka. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke, ugendane ibanga ryo kunesha. Imana ishimwe cyane. Ndabakunda cyane. Imana irinde ijambo ryayo ibihe n'ibihe.